Nanone twongeye kubaha ikaze hano iwacu mu rugo mu muryango. Aka kanya rero ni urugendo rurerure twakoze kugira ngo tugere muri uyu muryango. Ni umuryango ufite amateka, ni umuryango twakwigiraho, ni umuryango twese dukwiriye kureberaho urugero. Ni inzu y'ibitabo, navuga byinshi ariko nibo bafite byinshi kuri twe. Ni umuryango wa Nzeyimana Evase ndetse n'umudamu we Mukeshimana Bertilda. Iyo ubarebye bagenda mu nzira ugira ngo ni abana bato, mu rukundo, mu mubano mwiza, mu bunyarwanda ndetse n'ubunyarwandakazi. Navuga ngo ni ba bandi batangiraho urugero ngo ni Imana y'u Rwanda, uko umugani ubivuga. Ariko njyewe ko mbabona gutya ni ku mubiri, hari byinshi bafite mu mitima yabo batuganiriza. Ni abantu bafite ubunararibonye mu kubaka umuryango, kuko bamaze imyaka 35 bubatse urugo. Bazi uburyo ki urugo rwubakitse, bazi uburyo ki urugo rubayeho. Bafite byinshi, ni inzu y'ibitabo, ni amateka kuri bo. Bo ubwabo iyo bagenda ni ubundi buhamya, ndetse baracyakomeje urugendo. Nk'uko mubabona rero kuri ekara zanyu, ni abantu bafite umunwa, bafite amatwi, barumva. Icya mbere cyo bashyize imbere ni Imana. Rero muri aka kanya mbere ko tubakira, reka babanze badusengera, ubundi baze kutwibwira, hanyuma batubwire n'inzira amateka baciyemo kugira ngo iyo myaka 35 ibe ishize bari kumwe. Umunyarwanda we yaravuze ngo ntazibana zidakomanye amahembe, ariko bo si uko bimeze. Uwo mugani ntabwo wawubacira kuko ayo mahembe ntayo bagira. Nzeyimana, banza udusengere mbere ko tuza gukomeza ikiganiro. Niki cyatuma nagushimira Nyagasani, ko ari wowe nkesha byose, ntabuzwa n'iki nacyo. Nuterura ndirimba mvuga nishimwa Nyagushimwa, shimwa Nyagushimwa, kuko urukundo nkunda ukamenyera byose, ukabima ku buntu bwawe nta kiguzi. Nanjye ndaje ngushimira iyo neza. Niki cyatuma nagushimira Nyagasani, ko ari wowe nkesha byose, ntabuzwa n'iki. Nzaterura ndirimba mvuga nishimwa Nyagushimwa, ese kuzakena na rimwe ngufite dawe. Ni wowe unyobora iteka mu nzira nziza, ukamenyera igikwiriye. Turi hano mu muryango wa Nzeyimana Evase. Njye nitwa Nzeyimana Evase n'ubundi na madamu twashakanye witwa Mukeshimana Bertilda. Twashakanye muri 1990, 15 z'ukwa 9, 1990. Mu myaka mu gihe gito cyane, intambara nibwo yateye yashize ibyumweru 2 muri 1990 nyine mu kwa 10 ku ya mbere. Hanyuma amateka haje gucaho imyaka ingahe 3 ugera muri 3 n'igice nk'aho ngaho. Intambara isakaye hose, turahunga duhungira i Kongo, tumara imyaka 2 n'igice, ariko tugaruka mu Rwanda 1996 mbere ngo mu kwa 12. Kuba icyo gihe rero kugeza ubu ngubu ntabwo navuga ko kubana neza twe tugena. Gusa nshimira Imana kuko ariyo yaba yaramfashe ikampa ubutumwa muri kiliziya nkora. Ibyo nabyo ni byo gushimira Imana, bituma umuntu atajarajara ngo agire ingeso mbi yakwijandikamo zamusenya cyangwa zasenya sosiyete. Ubu rero ubu ngubu turimo kwizihiza imyaka 35 tumaranye dushatse. Iyi myaka rero ngira ngo twagizemo amahirwe yo kubonamo urubyaro, tubyarana abana 7 bariho ubu ngubu. Turakomeza kugira ubu ngubu, tukaba dushimira Imana imyaka 35 tumaze twubatse urugo. Akaba ariyo mpamvu twiyemeje gufata iya mbere kugira ngo
dusabe padiri aduhe na aniveriseri, kuko ntabwo yubile twarayirengeje, turimo hagati ya yubile ya mbere n'iya kabiri. Imyaka 35 ni hagati ya yubile ya 25 na 50. Ubwo rero kubera Nyagasani ukomeye kudufasha, twifuje kugira ngo nawe tumushimire ineza yatugiriye muri iyo myaka. Ngira ngo umufasha wanjye ngira ngo ntigeze yahukana, yagiye ajya iwabo gusa agiye kubasura, nizere ko atigeze agenda ku buryo bwo kwahukana. Ibyo nabyo ni byo gushimira Imana, kubera ko Imana idufasha kandi ikadutegura kugira ngo ibyo byose bigende ku murongo. Mu Kristo rero niyo mvuga nkesha aya mahirwe, kuva mu mwaka wa 2003 ubwo natangiye kwinjira mu butumwa bwa Kiliziya. Byumvikana ko maze bonaho imyaka 23. Ubwo rero nshimira Imana cyane ku buryo nishimira uburyo yampaye n'umugore nawe utabasha kunteza akajagari mu mutwe. Kenshi hari igihe ibibazo bivuka kubera urushako rubi, ariko njye mbona uko yagerageje kumbanira nanjye ntacyo namunganya. Ubwo mu kanya nawe ndamuha umwanya nawe agire ubundi buhamya nawe ababwira, ariko gusa ubu ngubu tubanye neza kandi Imana azakomeze idufashemo ntituzagira icyo dushaje. Nzeyimana, utubwiye amateka, utubwiye urugendo rutari ruto nubwo utubwiye mu gihe gito, ariko noneho mbere ko twakira Bertride nawe umutambukanyi wawe ubaze kugira icyo atubwira. Hano utubwiye urugendo wakoze, ariko ubundi Nzeyimana Evase ni muntu ki? Hari ubwo njya numva ngo mwarimu, abandi nkumva ngo padiri, abandi ubundi Nzeyimana ni muntu ki? Iyo bavuze Nzeyimana ubundi ni muntu ki? Mu mirimo nakoze yose narabikoze. N'ubundi muri 1988 nabaye mwarimu kugera ku ntambara 94, ariko mbere nabanje gukora nsimbura, nigisha nsimbura, ariko bampa engagement definitif mu 88 mu 12 zo kwa mbere. Ubwo rero nyuma naje kwinjira nyine mu buzima nyine bw'igipadiri, birumvikana. Nyuma yaho ntakigishirije nibwo natangiye kujya mu butumwa bwa Kiliziya. Yego, aribwo na nisa uracyarimo. Ari nabwo nkire. None se iyo uvuze ngo mwarimu wewe wigishije amashuri ya leta? Nigishije mu mashuri abanza. Wigisha mu mashuri abanza? Cya mbere no mu cya kabiri, mu wa kane, mu gatatu nari ngarukiye Kongo. Hanyuma rero urangije ubwo habaye igihe cyo gusezerwa, wize Serayi? Serayi yaje naravuye. Serayi yaje waravuye. Narangije mu 1980. Yego. Hanyuma rero byaje kugenda utese kugira uhagarike uwo murimo, kuko no kureba ubu wawe uracyari mwarimu? Nuko uhagarika ngo nuko umuntu yarize nibura ari humaniste. Yego. Nge rero kwa ko nize nako ari tronc mu nize icyo gihe, sinari nemerewe kugira ngo nkomeze ubwarimu. Igihe cya humaniste sanda n'intuza n'indi mirimo itandukanye, nabaye na responsable w'akagari mu mezi make, ariko numva bitambereye, ahubwo hitamo kwikurikira inzira ya Nyagasani. Ukurikira inzira ya Nyagasani. Ubu Nzeyimana Evase ni ubundi hari icyo bita ngo n'abakatejiste, ni umuhereza. Dusobanurira inzira umurimo ukora ubu ngubu mu bijyanye n'itorero. Ubundi umugabuzi w'ingoboka Eucharistia. Umugabuzi w'ingoboka Eucharistia. Muri Paruwasi ya Kabuye. Centrale ya Bweramvura n'ubundi. Yego. None Nzeyimana rero mu by'ukuri hari umugani Abanyarwanda bakunda guca uvuga ngo ntazibana zidakomanye amahembe. Urugendo rurerure wakoze imyaka 35, uyu munsi mwaratinyuze mukabwira padiri uti nubwo tutari mu gihe cya yubile, ariko imyaka 35 ni myinshi, ati dusengere muri anniversaire yacu, ni igihe kirekire. Nzima, ni irihe banga waba warakoresheje? Kuko usanga hari abo mwubakiye ingo rimwe batakiri kumwe n'abagore babo, hari abo byananiye burundu, hari abo batse nyuma yawe biranga, hari abo batse mbere yawe. Ni irihe banga wakoresheje kugera iyi saha ngo ube ukiri kumwe n'umutambukanyi wawe, ndetse n'undi muntu wese udukurikiye yarebera akavuga ngo nanjye reka nzatera ikirenge ndetse n'umwana wawe? Ni irihe banga wakoresheje?
numva nigeze kubivugaho, nabivuzeho ibanga nakoresheje nta rindi, ni Nyagasani ubwe wamfashe, ntabwo ko yansize amavuta hari ngire ngo aramfata amu ubutumwa, ariko ubutumwa bwa kiliziya. n'abavuga ngo ifashe wifashije aho ngaho mu by'ukuri nubwo ari Nyagasani ugufashe, yego nibyo icyo wakora cyose atarimo ntabwo byagenda neza, ariko nzima fungurira abantu urubyiruko ruguteze amatwi, bubatse urugo ejo, natwe turi kukuza inyuma yawe tumenereho ibanga. Byose ni ugusenga, byose ni ugusenga, ni ugusenga, ni ukubera Imana, ntabwo umuntu abyiha. Iyo usenga burya Imana ikwereka umurongo mwiza ugomba kugenderaho kugira ngo n'ubundi udatana, cyane ko n'ubutumwa dukora budusaba kwitagatifuza. Iyo uvuze ngo byose ni ugusenga rero, hari abantu tujya tubona birirwa mu butayu bari gukubita amabuye, bakubita ibiti, ubwo nabona iyo nzira rero, nawe niyo nzira wakoresheje. Bego nabo baba bari gusenga. Byose ni Imana, ni Imana, kandi burya kandi ushobora kuvuga ko ari nako Imana iba yaranaguteguye na mbere, ikagutegura utaranavuka, ugakura mu bumana, ndiko navuga, ugakorana ubwitonzi nk'uko Yesu nawe yakoranye ubwitonzi n'igikundi. Hari ijambo wigeze kuvuga ngo Imana yakugiriye neza iguha umugore utakujagaraza. Okay, ni urugendo rurerure, ariko abadukurikiye bari buze kutubwira mu by'ukuri, ariko bategereje n'inama wabagira. Uyu munsi uri kurebaho ingo zigeze, uracya mu gitondo kumva ngo runaka yatandukanye n'umugore we, ejo kumva umugore yaraye mu kabari, umugabo nuko. Ese niyihe nama wagira abo bakora bene ibyo muri iki gihe turimo? Nawe urakubibona ko ingo uko byagenda kose, no mu itorero wambwiye ko uri umugabuzi, byanga bikunde hari ibibazo bigenda bikugeraho, no mu muryango remezo. Niyihe nama watanga muri aka kanya kugira ngo n'udukurikiye wese, nubwo rero tugana ku musozo, ariko hari ikintu yumvise kidasanzwe, ni uko ngo kuri uriya munsi ku cyumweru ku itariki 11 muzongera gusubira mu masezerano. Iyo bavuze gusubira mu masezerano, ubundi bigenda gute? Nzema tubwire, iyo bavuze gusubira mu masezerano bigenda gute? Ubundi haba harimo indahiro n'ubundi bisanzwe, mu gihe kanaka maze kumva gutyo uko bavuga, gasoza ntabwo no kwambikana impeta, ngewe kanaka uwo akiri impeta mpambitse niko bavuga, nongeye kukwambika, ntabwo nongeye kukwambika, ni nongeye kukwambika. Okay, ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka twasezeranye, ntabwo twasezeranye. Yego, nibyo nibyo basubira mu kamara impeta. Ibi ndumva noneho ni indi mariage nanone, ni mariage ya kabiri. Uyu ko numva ari umunsi udasanzwe, se ahubwo noneho mu buzima ni ibintu mwagizemo uruhare 100%. Noneho mama azongera kwambara agatimba. hari abakambara, ariko abakambara niba abandi baba bakiri batoya, imyaka 10-15. Yego, sinanyishaje nakambara ibara. Ariko rero reka dukumbuze abantu badukurikiye, ibi ni ibintu byiza, ndetse tubasezeranye ko uyu muhango wose kuva ugitangiye uzaba uri gutambuka online. Ni ukuvuga ngo hazongera kubaho isezerano rivuguruye. Padiri azongera barambikeho ibiganza cyane, abatera amazi y'umugisha cyane, abahe kado yo mwagenewe n'itorero. Bivuze ngo rero burya hari ibintu twari turi kuvugamo, tubivuga nkaho turi gukina, ariko ni umunsi mukuru ukomeye. Okay, ntacyo, Imana izakomeza kudufasha kandi dushyigikire, ibirori bizagende neza. Ni ukuri natwe tubizeje ko tuzakomeza kubasengera, kandi namwe icyo tubasaba twebwe abari inyuma yanyu ni uko mwakomeza kudusengera no kutugira inama. Twari kumwe rero n'umuryango wa Nzeyimana Evase, twasuye turawugenderera, tunabifurije kuramba, tubahorane, tubagumane, kugira ngo mujye mukomeza kutwubaka no kutugira inama. Turifuza kuzatera intambwe aho muyishinguye kugeza ikirenge mu cyanyu, ariko nk'uko mwabitubwiye
habayemo kubahana, kumvikana ndetse no gusenga. Murakoze cyane rero, mugire umunsi mwiza. Murakoze. Murakoze.